Mu cyaro cyari gituje cyo mu Bwongereza hari umuryango witwaga umuryango w'aba Bennet. Bari bafite abakobwa 5 ariko umutima w'iyo nzu cyangwa se uwo bose bari bishingikirijeho yari umukobwa wabo wa kabiri witwaga Elizabeth Bennet. Elizabeth ntiyari mwiza gusa ku maso, ahubwo yari mwiza mu bitekerezo. Yakundaga ukuri akanga ikinyoma, kandi niyemera umuntu wese amufata nk'utagira agaciro cyangwa se umuntu wese wamusuzuguraga ntabwo yamwemeraga kubera ngo ko ari umukobwa cyangwa se kuba ari igitsina gore. Muri iyo minsi rero abakobwa benshi bumvaga ko ubuzima bwiza butangirira ku gushaka umugabo ukize, ariko Elizabeth we yaravugaga ati nshobora gukunda ariko sinshobora kwiyanga nanone. Umunsi umwe haje inkuru itunguranye muri icyo cyaro cyabo. Umugabo ukize cyane witwaga Darcy yaje kwimukira hafi y'iwabo. Abantu bose baramwishimiye cyane cyane na mama wa Elizabeth wari uhangayikishijwe no kuzashyingira abakobwa be, ariko igihe Elizabeth we yamubonaga bwa mbere umutima we ntiwamwishimiye.